Baca umugani mu kinyarwanda ngo uburere buruta ubuvuke. Ibi babivuga kubera ko uburere ari ibuye ry'ifatizo ku mibereho ya muntu, kandi uburere bwiza ntububona ku kiguzi gito. Ese wowe wakwemera kurihira umwana wawe minerivare y'amafaranga miliyoni 23 ku gihembwe? Imwe mu mpamvu zituma dukora cyane ni ukugira ngo twe n'imiryango yacu tuzabeho ubuzima butandukanye n'ubwo twe twabayemo. Niba warize ahantu mwishyura amafaranga 1000, umwana wawe ntazaba ariho yiga. Niba warajyaga kuvoma amazi mu birometero 10, umwana wawe azakora avoma amazi mu rugo. Uyu munsi munyemerere turebere hamwe amashuri 10 ahenze kurusha andi yose mu Rwanda. Gusa mbere yuko dutangira urutonde, icyo wamenya nuko nta shuri riri kuri uru rutonde ryishyura munsi y'amafaranga miliyoni 2 ku gihembwe. Urakaza neza. Iyi channel ikugezaho content zitandukanye, yaba izigaruka ku muco nyarwanda, ibizigaruka ku buzima rusange bwacu twese n'ibindi bintu bitandukanye. Dushyigikire ukana subscribe n'ibara ry'umutuku kugira ngo ibiganiro tubategurira bijye bikugeraho mu bambere. Ariko kandi uduhe igitekerezo cyawe kugira ngo twazagarukaho ubutaha ibyo twakongeramo cyangwa se ikindi gitekerezo cyacyo cyose ku byo twakongeramo. Ibi bidufasha kugira ngo ibyo tubategurira turusheho kubinoza. Ngiye gutegura iyi content yo kuri uyu munsi, nitwa Gladiator. Urakaza neza. Uru rutonde turuhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga ishuri rya Wellspring Academy. Iri ni ryo shuri riza ku mwanya wa 10, rikaba ari ishuri riri mu mujyi wa Kigali i Nyarutarama. Iri shuri rya Wellspring rifite ibyiciro by'amashuri kuva ku mashuri abanza kugera ku mashuri yisumbuye, ndetse iri shuri kandi rinagira amakombinasiyo cyangwa se amasection nk'uko twese tubyita. Umunyeshuri wiga kuri iri shuri rya Wellspring Academy, amafaranga ya minerivare agenda atandukana bitewe n'icyiciro yigamo. Wiga mu mashuri abanza ntabwo yishyura amafaranga amwe wiga mu mashuri yisumbuye. Gusa ibiciro by'amafaranga y'ishuri bikaba biri hagati y'amafaranga miliyoni 1,373 kugeza kuri miliyoni 2,127. Iri shuri rya Wellspring rikaba ryo riza ku mwanya wa 10 mu bigo 10 bihenze mu Rwanda. Nidukomeza ku mwanya wa 9 turasanga ishuri rya École Francophone Antoine de Saint-Exupéry cyangwa se EFAS. Iri ni ishuri mpuzamahanga riherereye mu mujyi wa Kigali mu Kiyovu. Iki kigo kikaba gifite ibyiciro by'amashuri kuva ku mashuri y'incuke kugera ku mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye. Iri shuri rya EFAS rikaba ari ishuri rikoresha cyane ururimi rw'igifaransa. Amafaranga umunyeshuri yishyura akaba agenda atandukana bitewe n'icyiciro agezemo. Ibiciro by'amafaranga y'ishuri muri iri shuri rya EFAS bikaba biri hagati y'amafaranga miliyoni 1,780 kugeza kuri miliyoni 2,739 n'amafaranga 750. Ariko nanone iri shuri rifite ibyiciro bitandukanye by'amafaranga biturutse ku hantu umunyeshuri akomoka. Umunyeshuri w'umunyarwanda cyangwa se umufaransa akaba yishyura amafaranga y'ishuri miliyoni 1,780 n'amafaranga 750 kugeza kuri miliyoni 2,170. Gusa undi munyamahanga wiga muri iri shuri rya EFAS akaba yishyura miliyoni 2,314 n'amafaranga 650 kugeza kuri miliyoni 2,739 n'amafaranga 750. Dukomeje ku mwanya wa 8 turasanga ishuri rya Virunga Valley Academy. Riri mu mashuri make atari mu mujyi wa Kigali, ariko mu by'ukuri yihagazeho mu kwishyura amafaranga menshi. Iri shuri rikaba riherereye mu karere ka Musanze ni mu ntara y'Amajyaruguru. Iri shuri rigendera kuri porogaramu y'Abanyamerika ndetse n'uburyo bigisha si ibihembwe 3 ahubwo ni ibihembwe 2. Ibiciro bya minerivare ku muntu ushaka kwiga muri iri shuri rya Virunga Valley Academy bikaba bihera ku mafaranga 600,000 kugeza kuri miliyoni 3,600,000. Iri shuri nk'uko nabigarutseho rikaba riherereye mu karere ka Musanze, gusa rikaba riza ku rutonde rw'amashuri 10 ahenze mu Rwanda. Ku mwanya wa 7 turahasanga ishuri rya Gashora Girls School Academy. Iki kigo kikaba ari ikigo cy'abakobwa gusa nk'uko izina ribivuga. Iki kigo kikaba gishingiye ku masomo ya siyansi. Iri shuri rya Gashora Girls School Academy ni ishuri riherereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera. Rikaba riza ku mwanya wa 7 mu gihugu ku bijyanye no kwishyura amafaranga menshi. Iri shuri rikaba rifite icyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye bizwi nka cycle supérieur cyangwa se advanced level. Mu magambo makeya, ishuri rya Gashora Girls School rikaba ryakira umunyeshuri ugiye kwiga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, mu mwaka wa 5 cyangwa se mu mwaka wa 6. Ku gihembwe amafaranga umunyeshuri yishyura akaba ari miliyoni 1,500. Tuvuye ku mwanya wa 7 uriho ishuri rya Gashora Girls School Academy ryishyura amafaranga miliyoni 1,500 ku gihembwe. Dukomereze ku mwanya wa 6 turahasanga ishuri rya Akon International School IS Rwanda. Ni ishuri mpuzamahanga riherereye ku Gisozi ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.
Iri shuri ryigisha abana biga mu byiciro by'amashuri y'incuke, abanza ndetse n'ayisumbuye. Iri shuri rikaba rigendera kuri porogaramu ya Cambridge. Ibiciro by'amafaranga ku muntu ushaka kwiga mu ishuri rya IS Rwanda kuva kuri $1,540,000 kugeza kuri $6,243,000. Iri shuri rikaba riza ku mwanya wa gatandatu mu mashuri 10 ahenze mu Rwanda, aho umunyeshuri yishyura amafaranga hagati ya $3,540,000 kugeza kuri $6,243,000. Ese umwana wawe uratekereza azabasha kwiga mu kigo cyishyura $6,000 ku gihembwe? Ibaze, ariko natwandikire muri comment utubwire. Tuve ku mwanya wa gatandatu dukomereze ku mwanya wa gatanu, twinjiye mu mashuri 5 ahenze mu Rwanda. Ku mwanya wa gatanu turasanga ishuri rya Green Hills Academy. Iri ni ishuri mpuzamahanga ryatangiye mu mwaka w'1997. Iri shuri rya Green Hills Academy rikaba riherereye i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Green Hills Academy yize abantu batandukanye b'ibyamamare, muri abo twavugamo nka K8 Kavuyo, Muhire William arazwi cyane mu myidagaduro mu Rwanda. Gusa iri shuri rifite ibyiciro by'imyaka yose y'abanyeshuri, kuva ku mashuri y'incuke, abanza ndetse n'amashuri yisumbuye. Ibiciro by'amafaranga ku munyeshuri ushaka kwiga muri iri shuri rya Green Hills Academy biri hagati ya $3,975,000 kugeza kuri $12,650,000. Iri shuri rya Green Hills rikaba ririza mu mashuri y'icyitegererezo by'umwihariko mu Rwanda. Gusa rikaba riraza ku mwanya wa gatanu mu bigo 10 bihenze mu Rwanda, aho umunyeshuri ushaka kwiga mu ishuri rya Green Hills Academy yishyura hagati y'amafaranga $3,975,000 kugeza kuri $12,650,000. Dukomeze ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga ishuri rya Ecole Belge de Kigali. Ni ishuri rimaze imyaka irenga 65 ribayeho. Iri shuri rikaba riherereye mu mujyi wa Kigali mu Kiyovu. Iri shuri rikaba rishingiye cyane ku rurimi rw'Igifaransa. Iri shuri rya Ecole Belge naryo rikaba rifite ibyiciro bitandukanye by'amashuri, kuva ku mashuri y'incuke, amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Ibiciro by'amafaranga ku munyeshuri ushaka kwiga mu ishuri rya Ecole Belge ni hagati ya $6,670,000 kugeza kuri $13,650,000. Ese mu by'ukuri ukurikije uko urimo urakora n'ibyo urimo urinjiza, uratekereza bizagushobokera ko umwana wawe yakwiga mu kigo cyishyura $13,000? Ni ikibazo wakwibaza. Uru rutonde turukomereze ku mwanya wa gatatu. Turahasanga ishuri rya International Montessori School of Rwanda. Iri shuri riherereye mu Kiyovu, ni mu mujyi wa Kigali. Iri shuri ryakira abana bari mu matsinda y'abanyeshuri 12 mu byiciro binyuranye, kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 3, no kuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 6, no kuva ku myaka 6 kugeza ku myaka 9, no kuva ku myaka 9 kugeza ku myaka 12. Ibiciro by'amafaranga ku munyeshuri ushaka kwiga mu ishuri rya International Montessori School of Rwanda no kuva ku mafaranga $7,450,000 kugeza kuri $16,250,000. Ese mu by'ukuri ukurikije uko urimo urakora, urabona bizagukundira ko umwana wawe yakwiga mu kigo cyishyura amafaranga $16,000? Ni ikibazo twakwibaza. Gusa iri shuri rya International Montessori School of Rwanda rikaba riza ku mwanya wa gatatu ku rutonde rw'ibigo 10 bihenze mu Rwanda, aho umunyeshuri ku gihembwe ashobora kwishyura amafaranga hagati ya $7,450,000 kugeza kuri $16,250,000. Tuve ku mwanya wa gatatu ahubwo dukomereze ku mwanya wa kabiri. Turahasanga Kigali International Community School cyangwa se KICS. Iri ni ishuri ryafunguye imiryango mu mwaka 2005. Rikaba ari ishuri riherereye i Gacuriro, ni mu mujyi wa Kigali. Iri shuri naryo rifite ibyiciro binyuranye by'amashuri, kuva ku mashuri y'incuke, amashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye. Amafaranga y'ishuri cyangwa se minerval ku munyeshuri wiga mu ishuri rya Kigali International Community School ni hagati y'amafaranga $6,000,000 kugeza kuri $18,400,000. Aya mafaranga akari amafaranga umunyeshuri yishyira ku gihembwe mu gihe cyaricyo cyose aba yiga mu ishuri rya Kigali International Community School, hagati y'amafaranga $6,000,000 kugeza kuri $18,400,000. Tuve ku mwanya wa kabiri ahubwo mu nyemerere tujye ku mwanya wa mbere. Ese turahasanga irihe shuri? Ku mwanya wa mbere turahasanga ishuri rya International School of Kigali Rwanda cyangwa se ISEKA. Iri rikaba ari ryo shuri riza ku mwanya wa mbere mu bigo bihenze mu Rwanda. Iri shuri rikaba riherereye i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Iki kigo kiba cyakira abanyeshuri kuva ku mashuri abanza kugeza ku mashuri yisumbuye. Ibiciro by'amafaranga y'ishuri cyangwa se minerval ku munyeshuri wiga mu ishuri rya International School of Kigali ISEKA hagati ya $1,425,000 kugeza kuri $23,625,000. Ni amafaranga menshi, gusa uburere buruta ubuvuke, kandi uburere bwiza
mubona ku kiguzi gitoya. Ngayo amashuri 10 ahenze mu Rwanda. Ese mu by'ukuri ni irihe shuri rigutunguye ryaje kuri uru rutonde? Dusangiza igitekerezo cyawe, gusa nanone ntugende udakoze subscribe kugira ngo content nk'izi ndetse n'izindi tubategurira zijye zikugeraho ku gihe. Ngereswe Gladiator, munyemere mbashimire mwe mwari mwanije umwanya wanyu. Komeza ugire ibihe byiza, reka nsoze nkubwira ngo maximo respeto.